Bakunzi baturwanya kandoyi n'akarengane iwacu TV manje kwasuhuza aho muri hose nimugira amahoro n'abakurikiye u Rwanda twifuza mwese ndabashuhuje. Rwanda twifuza TV namwe ndabashuhuje nimugire amahoro y'Imana kandi mbabwira ni mukomere ku rugamba tuzatsinda. Iki ni igihe cyo gutsinda umwanzi wacu tukagenda. Navuga ko uyu mwaka ari umwaka wo gusoza urugamba cyane kuba byemera no kwatabyemera n'umwaka wo gusoza urugamba. Gusa kubyemera bikubere uko byizeye. Yewe ndabyizeye kuko hari impamvu yo kubyizera. Ya ndagira ngo mbabwire ko njanga rero kugira ngo mbagezeho amakuru ariko mumbwire nimba muri kunyumva bari gukomeza ndabona kajipe agira ati mwiriwe neza bavandimwe bacu. Yes hari n'undi witwa Theoneste agira ati kwizera ndabona kizaho ku gipfunsi cyangwa se ku gutsinda nawe komera mumbwire nimba muri kunyumva kugira ngo mbashe kumusiganiro. Ikindi hari umuntu wari watwandikiye message nyinshi namubonye ngo yavuze ko ari umukunzi asubanya kandoyi. Yanditse message nyinshi ambwira kuri kubyineza ndabona yazisibye ariko nkubwirane wa nshuti yanjye we message nazisomye ariko ntukagisaba message. Iyo wanditse message nkakuri ukazisiba kandi nazibonye ngewe bintera confusion nubwo ngwe kuri umukunzi wanjye ariko nimba wanditse message zigera nko mu 8 ukazisiba cyangwa muri 5 ukazisiba naga ari byo bituma nkora analize nyinshi kuri wowe. Ubwo rero nimba uri umukunzi wanjye umbwira impamvu wazisibye cyane ko zari message zirimo ibigendanye n'ineza ngo mvuga ngo ibigendanye no byo kwitabuka niki. Ubwo rero garuke hanyuma umbwire icyo ashaka kumbwira. Gusa ntago ngiye nibasira abantu kandi umuntu wese uzabohoza igihugu ushaka ko ari ngigenda wese ndamushyikiye ariko hatabayeho amacenga nkariya wavugaga nyine bari ntago tubakeneye. Ugaruke rero nimba umukunzi subanya kandoyi hanyuma ubimbwire neza. Ngira ngo n'amazina yawe wari wayavuze ariko ndaza kukuvugaho mu kiganiro cyangwa se tugezemo hagati. Yaba byiza izo message usubijeho gusa ndacyadufite ngewe n'ubwo zisibye. Murakoze rero abantu turi kumwe mumbwire niba turi kumvikana. Uyu munsi ni tariki ya 30 z'ukwa 9 ngira nti iki ni igihe cyo gukubita umwanzi wacu yo mvuga FPR ariyo yikoresha abantu rusyo. Urumva Abanyarwanda bakava ku kiboko shiku ndetse n'umujishi bikagenda bigasezerwa burundu kuko birahari mu mayeri menshi ari gukoreshwa. Iyo umuntu avangagiye guhinga VUP akamara umwaka hingira abantu yajya kurogwa sanga nta kintu abona. Iyo ni yashiku nyine abantu bakagira ngo tuvuga ibitaro biriho byitwa bya VUP zo gozagira nka itemere kugurishwa. Iyo ni yashiku n'ikiboko n'umujishi niyo mvuga. Kajipe agira ati nanjye ndabyizeye umwaka utaha nukubyina intsinzi. Urakoze cyane Kajipe. Kajipe nizere ko turi kumvikana ndetse nawe Theoneste bazina banjye nizere ko turi kumvikana. Nizere ko muri kunyumva abankurikiye mu kiganiro nizere ko muri kunyumva. Nhisemo gukora ikiganiro aya masaha kubera ko
akenshi mba ncungana n'umuriro gusa nshimira umuntu wavuze ati turwanya kandoyi nawe abagomba kubona n'itara ryo gucana aho uri hose. Ndagushimiye wa mubyeyi. Baravuga ati ariko kuki turwanya kandoyi ashimira umuntu akaba atamuvuga amazina? Oya, ntago ari ngombwa ko muvuga amazina. Nabirwa n'iki se ko uri kudashaka kumenya ko nimba utari intore iba yatumwe kugira ngo abantu bafasha abantu bari ku rugamba. Ntago ari ngombwa, urumva? Izina rye rirazwi, ribitse ku nkingi y'umutima, urumva? Kaje paragira ati turakumva rwose. Urakoze rero. Buryo umuntu hari abantu bari ku rugamba, ntabwo kunwa ari kurasa cyane. Hari abantu bari ku rugamba bakora, bafite ibikorwa bikora kandi bafasha urugamba, bafasha abarwanashyaka cyane cyane ko namaze no kumenya ko ushobora gusanga abo bantu bakora ibintu by'indashyikirwa bakitanga, ugasanga abantu bose arakora ibishoboka byose kugira ngo babeho. Bene uwo muntu rero nibo bakeneye muri urugamba. Ntago ari nka zancabiranya, ntago ari nka zancakura zijya aho ngaho zikigwa zibeshya abantu, abandi bakirwa bitera ibisasu. Ntago ari urwo rugamba abantu bari kurwana. Ndashimira rero umuntu wese uri ku rugamba, aho uri ndagushimira cyane, urumva? Nimwe muravuga ati ugomba kubona mega zo kugira, ugomba kubona itara, ugomba kubona konegisi. Ubwo so umuntu numwe mu bantu 1000. Kandi mbabwire ko impamvu uru rugamba rugomba kurangira ntago ruzarangizwa, mbabwire ko nta nubwo ruzarangizwa n'ingabo nyinshi. Imana yabwiye Gideyoni ngo fata ingabo zawe uzishyire ku kagezi, urumva? Umanzi uzishyire ku kagezi, utoremo izijabagira, utoremo izigenda zandara, utoremo iziye kugambana, utoremo izi nkweshya amashi, uzishyire uruhande. Ubwo Gideyoni ati se ko mbona, ntabwo ngiye kubwiriza mbabarire ariko nabyo nanabigerageza, ati se ko mbona hasigaye ingabo nkeya 300, data biragenda gute? Ati zo zirarangiza urugamba. Natwe rero urugamba turiho ntago ari ngombwa abasirikare benshi, dukeneye abantu bafite bamaze kuba determine, urumva? Bafashe decision yo kubohora igihugu, yo kubohora Abanyarwanda. Agatsiko ko kararangiye, ureka bakadutinyisha. Ndavuga bari abasaza bakadutinyisha, gahembwa nabo bagurishije igihugu, barahubirwa batujijisha gusa, batujijisha. Abo ntitubakeneye. Dukeneye umuntu uri determine mu byarimo, uri determine mu byakora, ushaka ko tubona gakondo yacu kandi bitarenze uyu mwaka. Kuko uyu mwaka no gusoza urugamba. Bati turwanya kandi ubikoye. Ndababwira ko uyu mwaka no gusoza urugamba. Ubyemere cyangwa ubyange. Reka rero mbabwire ko buri muntu wese agomba gutera inkunga urugamba. Byanga bikunda icyo kintu ugishyira ku nyumutima wawe, ugomba gutera inkunga urugamba. Kandi nshimira umuntu wese wakanze kuri sabone. Igihe uje mu kiganiro kwa turwanya kandoyi, gerageza ndabigusabye, nimba uri umukunzi turwanya kandoyi, jya ukanda kuri like, ukande kuri sabone, ukande kuri share, ushare. Ntacyo bitwaye. Ibyo nta nubwo bigombera gusaba uburenganzira. Ibyo ni umutima cyangwa se ni urugamba nawe uri kurwana, kandi ukarwana muri ubwo buryo. Ntacyo bitwaye kuba warwana urugamba kuri ubwo buryo, nabyo rwose nacyo ni icyubahiro umuntu yaguha, kuko nawe uba urwana urugamba kushoboye kandi ukoze ikintu kinini cyane, ubwo ugomba kuyinjirana. Ngiye rero kubaha amakuru atari ivumbi, atari umukungu. Nubwo mwaba muri bakeya nta kintu bitwaye, ayo makuru ntabwo muza ko yatambutsa. Ubwo abandi wenda ni bafite ibibazo, niba jya kwibaza yatambutse, ntacyo bazasanga nabishubije. Kandi ikiganiro nubwo batakiriho none aha bazakirwa n'ikindi gihe, ariko ntago bimbuza kugitambutsa. Uyu munsi turaganira kuri topic ebyiri gusa turi buganireho, ntago nzigira nyinshi kugira ngo aya makuru nyave muzingo. Turaganira ku mutwe watojwe. Umutwe n'uwitwa umutwe wanje Kagame, umukobwa mukuru w'igihugu. Uyu mutwe, iki kigo nicyo uyu mukobwa mukuru w'igihugu, ariko yagihaye umuyobozi yagihaye niwe ndaza kubabwira mu kanya. Uyu muyobozi ni ikihebe u Rwanda rwakiriye, rugiha ndetse n'ubuhungiro, rugiha n'ubwene gihugu. Icyo kihebe nicyo gitoza uyu mutwe. Bamwe bati turwanya kandoyi kutatubwiye amazina yacyo, nje kuyababwira. Abandi ati turwanya kandoyi kutatubwiye amasitasiyo bakoreramo bashizemo izo drone z'ibirozi, nje kubabwira. Ubwo rero uyu mutwe niwo ugiye kumara Abanyarwanda mu gihe gito. Iyi ntambara iramara, ariko bafite gahunda yo kumara Abanyarwanda bakoresheje ibisasu by'uburozi baguze fraude. Ntago byaje mu ndege, ndababwira ko byanyuze n'uyu munsi naho biruhukira, naho biri uyu munsi. Umva mbesha ajye kuri kamera nyomose azana amafoto, nanjye ndayazana. Ibyo ngibyo nabwiye ko nzajya mbaha amakuru
atari ivumbi. Ntago bari abantu baturusha iperereza kandi tugomba kurwana n'abantu tubazi. Ni ngombwa rero ko mugomba kumenya ibi bintu cyane cyane abatekinisiye bari ku rugamba, mukamenya uko tugomba cyangwa se uko mugomba kunetraliza ibi bintu bashaka kumarisha Abanyarwanda by'uburozi bitanemewe no gukoreshwa, bitajya binakoreshwa muri ibyo bihugu, bitanakoreshwa mu baturage, ko ni ibintu bihumanya, bimara, byica abantu mu munota mike cyane kandi bikica imbaga nyamwinshi. Ibyo ndaje mbibasobanurire cyane rwose. Ndagaruka noneho kuri ya neza yo munsi y'igiti, kuri rya tsinda ry'umugabo Kambanda. Hari sister wari wanditse comment, nuko mbona yagiye, nashaka kugira ngo musubize cyangwa se tunaganire, kuko ngewe ntago njya ruswa, kandi ikindi ntago nshobora kureba ukuri ngo nkwite ukwera, oya, ukuri nkwite ikinyoma, ukuri bari ukuri, ikinyoma bari ikinyoma, ukuri guhora kwera. Ubwo rero ndagaruka ku neza ya Kambanda, aho akomeje kuvuga ko ngo imanza ngo zishobora kuba nyinshi, ngo ariyo mpamvu bagira ngo bakubitire aho bahuranye abantu ibyaha bibarirane hatangwa, hanyuma ngo buri muntu wese ngo dufatira aho rigoramiye, ariho dufatira. Nawe unyumve, dufatira aho rigoramiye, ubutabera bwere kuboneka. Ngewe ubwo se iminsi mwabaye mu mashyamba, iminsi mubaze mu buhungiro, mutabonye ubutabera byaba byarabamariye iki? Utamenya abantu bayibishwe, aba tuvuga tuti twiteguye gushinja abantu muri Arusha no muri Gacaca, tukabashinja abantu badashaka ko tujya gushinja aba bantu. Urumva byaba bimaze iki dufatiye aho rigoramiye? Abanigirwa kwa Gacinya, abicishirwa imigozi, abicishwa ibyuma, abo bari abayefurone bose barabakubita amafuni, benshi mutazi naho baguye, ariko bati ibi bintu ni ukubiceceka, ibi bintu ni ukubikuraho, ku buryo umuntu wese ngo tugomba kurekera iyo ngiyo, abantu bakabarirana ngo imanza ngo zaba nyinshi, ngo ntizazarangira. Niko ye, reka mbabazi, ntarinjira mu kiganiro, reka mbabazi. Ngewe mfite archive hano, nubwo wenda nize amashuri menshi, hari ibintu mbasha gukurikirana kandi nkabyandika. Mfite ibitabo, igitabo cyangera ngewe mfite statistique zabaye mbere ya 94 cyangwa se mbere ya hagati 93, habaye ibarura batubwira ko iyo ndebyemo nsanga abatutsi ntago bari barenze 600. Urumva abahutu bari 86%, abatutsi ari 12%, 12 muri 80. Izo manza nta muhutu n'umwe utaraciriwe urubanza, bose babaciriye imanza, kuko nibo zarebaga. Nta rubanza rwa FPR tubona haciwe imanza, bacira imanza abahutu, babacira imanza za Gacaca. Urumva nibo bari nyamwinshi, baricwa, barafungwa, bajya muri tije, abandi baroha mu Kivu, abandi baroha bajya gutwikirwa Gishwati. Ibyo ntago ari ninya kuvuga, kuko ni ibintu byabayeho, narabirebwa nari umwana. Uyu munsi none umuntu aratwereka uburyo imanza zaba nyinshi, kandi abantu barapfuye, cyane ko n'abatutsi bapfuye. Urumva none ko icyo gihe imanza zabaye, uyu munsi aba bantu ko bagabanyutse, ko zabaye zikarangira, uyu munsi nibwo abantu nibwo imanza zaba nyinshi, baranapfuye. Icyo nagira ngo mbabwire ko ari ikinyoma. Nimba abatutsi batarusha ubwinshi abahutu kuva kera, wenda ubwo bashaka kuba batatimbizi, ariko ntago ari bazaba benshi gucirwa imanza. Urumva habaye imanza z'abahutu, haba imanza za Arusha, haba imanza za Gacaca, ibyo byabayeho murabizi. Nta mututsi wigeze ucira urubanza na Gacaca. Ibyo rwose nabihagararaho. N'uwacira urwo rubanza n'uwo batemeraga nkawe, bamufataga nk'ikigwari, wabandi nyine twari mu gihugu, bavuga ati uyu nguyu agendana n'abahutu, yanze kubava inyuma, agomba gupfana nabo, ntago tumwemera. Ibyo ni ibintu byabayeho, abantu murabizi. Ni gute rero umuntu ashobora kuza akavuga ati imanza ni nyinshi, tugiye guca izo manza za murakaboze, zaba nyinshi, ntizazarangira, abantu bagomba kubabarirana, tugafatira iyo rigoramiye? Ibyo ntabwo bishoboka rwose. Bamuvandimwe we wari wanditse, ibyo ntabwo bishoboka. Urumva ntabwo bishoboka. Umwicanyi wese agomba, ese ubundi reka nanemere ko wenda abantu babarirane,
umuntu ntashaka kwireka nk'uko abantu bagiye biriga nabo nibatera intambwe abangaba bazanye neza yo munsi y'igiti. Harimo abantu nabwiye ko harimo abantu nkemanga kandi ndabakemanga pe. Urumva ndabakemanga kuko hari n'umuntu urimo bashinja mu bigogwe nako mu biryogo wishyura umudamu wo mu bigogwe mu biryogo, sorry mumbabarire, mu biryogo. Harimo uwo muntu muri yo neza ntabwo ndumva yire kandi abantu bantera bampamagara buri munsi bati kutaduhamagara ngo tumushinje. Uwo muntu ariyizigeza no kumagara ngo ateho kabyara we ati ntabwo arimo kunyibasira. Uriyizi wa muntu icyo urupfu rwo mu bigogwe rwo mu biryogo kutarusobanura cyane ko igihe kijya kugera twajya dushyira ibintu byose hanze, si ukwibasira bitwa impirimbanyi kuko iyo turebye dusanga hari akandi kazu agacumu uri guhindiramo. Ntabwo ari ukwibasira abantu, ariko igihe nimba warakoze n'icyaha saba abantu imbabazi. Sobanura urwo rupfu nimba rwo kwa Gatarama na rw'uriya mukecuru wo mu biryogo urusobanure. Ntabwo kuza kubeshya abantu ntabwo bizashoboka rega, ntabwo bizashoboka. Icyo ngicyo wenda reka nikomereze njya kuri topic ya mbere ndakigarukaho tugisesengura nkibasesengurira mbabwira n'impamvu y'ibi bintu. Ndakomeje rero ngira ngo nkuko naraye mbibabwiye nabwiye ko ndabaha amakuru ku bigendanye n'umutwe washinzwe n'umukobwa w'umukuru w'igihugu ari Ange Kagame. Uwo mutwe ukaba uyobowe, abenshi mufite inyota yo kumenya uyobowe n'umugabo witwa w'ikihebe ushakishwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika waje mu Rwanda witwa Mustafa. Abandi bakunda kumwita aya mazina yose kumwita Hasani cyangwa se Amin cyangwa se ngo nimba ari Amina, nimba ari Amina ntumbaze, Hasani cyangwa se Amina, ubundi yitwa Mustafa. Ayo mazina uko ari atatu naye Mustafa, Hasani cyangwa se Amin. Ngira ngo icyo ndakivuze, izina rye ni iryo ngiryo. Uyu mugabo rero ari mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo numwe mu byihebe bikomeye bizwiho kwizirika ibisasu no gutoza imitwe yo kurimbura ahantu hagamije kurimburwa, kuyobya indege, gutera ibisasu, kunyura mu ndege. Ni umukomando uri special mu gutoza, mu gutraininga. Uyu mugabo akaba u Rwanda rwaramwakiriye ariko rumubyaza umusaruro, ni utoza aba bakomando bagomba kwizirikaho ibisasu. Nuvuga ngo we atoza abakomando ariko hari umutwe by'umwihariko w'ibyihebe amaze gupasingisha kabiri. Ni ukuvuga ngo w'ibyihebe bamwe batoza kurwana intambara za jihadi uyu mugabo yaratoje, harabo yamaze gutoza. Uyu munsi bari na deployed biteguye ko abana b'u Rwanda bataba kibohora karinga shiko n'umujishi, ubundi bagatangira kurasa bino bisasu ngiye gusobanura hano naho byavuye. Uyu mugabo nkuko nabivuze yageze mu Rwanda, u Rwanda rumwakira nk'umuntu uhunze ariko ashakishwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda rwo mu madiro menshi rushaka kumubyaza umusaruro, gusa mu kandi u Rwanda rushaka kumubyaza umusaruro wo kugira ngo bazarimbure abantu basigaye mu gihugu. Kuko muribuka ko umukuru w'igihugu yavuga ngo igihugu ngazagisiga nkuko yagisanze, ngo kandi umuntu ufite imyaka 50 wese agomba kuzajyana nawe, ngo ntiyizere ko ubwo hari ubuzima gifite. Ufite imyaka 55 wese ngazajyana nawe, bagomba kujyana. Ni ibingibi rero yari yizeye, ni ibingibi by'iki kihebe uburyo baterningaga mafia zo kugira ngo zirimbure abantu. Mu Rwanda harimo abantu bitwa ibyihebe biyemeje kurwana intambara za jihadi, ndetse n'uyu munsi bari deployed. Ndagira ngo mbabwire ngo kari Agatsiko gafite intumbero yo kumaraho Abanyarwanda, hagasigara indatwa z'indobanure. Indatwa nazo ndababwira ibyazo nyuma, kuko aho ziri guhungira ni mu Burasirazuba. Ariko nibimara kubacanga, kuko nta buhungiro na bumwe, nta gihugu na kimwe gishaka kwikurura ishyano. Iryo shyano nta gihugu na kimwe kiri cyo mu biyaga bigari gishaka kwikurura iryo shyano. Ndababwira impamvu. Uyu mugabo Mustafa niwe
niwe uyu munsi wamaze gutereninga ibyo byihebe uburyo bazajya bakora bye batereninze mu buryo bwo kwiturizaho bya bisasu ngo umuntu ngo akarwana iyo ntambara ya jihadi hanyuma ngo yapfa bamwigishije ko azajya apfa ngo akajya mu ijuru ngo kubera ko yisha abantu benshi cyangwa se yiturikije igisasu. Abantu bateraningwa ni bamwe mu bantu bafatwa bagiye kwiwawa, bamwe mu bantu bari kwakabwa baba ari ibirara babajura, bamwe baba ari ibyihebe n'ubundi babayeho bica, bamwe baba baratojwe muri 95 batoje babaha imbunda zo kujya barasa abantu kuko FPR ifite imitwe iri mu gihugu yagiye itoza yo kujya yica abantu ariko bakaba bitwa abasivili. Abo bantu bariho ndetse n'inzego z'iperereza yarazikozemo, bajyaga baza kuduha bajyaga baza kuduha report, twajyaga tubakina twatumaho. Abo bantu barahari, urumva barahari. Noneho abo bantu ni bamwe muri abo ngabo batojwe kugira ngo bazarwane intambara ya jihadi yo kwiturikizaho ibisasu. Uyu munsi babaye n'ubundi barasanzwe ari ibyihebe n'ibirumbo, uyu munsi babaye abakomando b'ibyihebe. Niba rero bari kuri izi anteni ngiye gusobanura, ni ukuvuga ngo anteni ya mbere irahitwa mu Bigogwe. Ariko ntaragera mu Bigogwe ndagira ngo mbabwire aho izi ntwaro ziva ese ziva hehe, zaje gute. Ubundi izi ntwaro ibi bisasu byo kwiturikizaho by'ubumara ntago byemewe gucuruzwa, nta nubwo byemewe gukoreshwa. Biba ari ibisasu byataye igihe bidakoreshwa. Ibi ngibi babikuye babihawe nk'impano batanze ku mabuye bibye muri Kongo. Igihugu babikuyemo ngira ngo naraye kivuze ntabwo ngisubiramo, sinkomeza kukivuga. Ubwo waraye yumvishe shortcut natanze ikiganiro yaba yacyumvise, ntabwo nongera kugisubiramo. Urumva iki gihugu rero iki gihugu bakuyemo ibi bikoresho nicyo byaje bwihishwa, ntabwo byemewe gukoreshwa. Kinababwira ko batemeye kujya hariya ngo bagaragaze ko hari ibikoresho baguze, nacyo kibasaba ko bazabyirengera mu kubizana kandi bitazanyura mu kirere, kuko binyuze mu kirere radari zabifata bikamenyekana, hanyuma noneho ibihugu bikomakomeye bigahita biteza saga, intambara ikarota, kuko baba bagiye gucuruza ibitwaro bitemewe ku mugaragaro. Hanyuma ibi bisasu cyangwa se ibi bitwaro by'uburozi bazana binyura ku butaka, binyura ku butaka bikageraho bita nimba ari kanari kanari Suezire, bikaza bikagera mu gihugu cya Egypt. Biva muri Suez, biva muri kanari bikagera muri Suez, hanyuma bikaza bikikubita muri Egypt. Iyo bivuye muri Egypt biraza bikagera ahantu bita Centre Africa niho babidepoza, niho babidepoje, kuko n'ubu ngubu biracyariyo, ntabwo bamara kubitundayo. Biva muri Centre Africa kubizana ariko muhere ntabwo byaca mu kirere ngo bice mu ndege, biza kuyubutaka, biza n'ubutaka. Urumva, biza n'ubutaka kubera ko bitemewe gucuruzwa, kubera ko ari no mu bintu bihumanya ikirere, kubera ko ari ibitwaro by'uburozi, biza binyuze iyo ubutaka. Urumva, hanyuma iyo bivuye hano muri Canal de Suez, biva muri Canal de Suez bikinjira hano muri Egypt, biva muri Egypt biza bikagera ahangaha bita mu gihugu cya Centre Africa. Centre Africa muzi neza ko ari igihugu kibanye neza n'u Rwanda, ngira ngo ibyo murabizi ko cyaranamushingiye uriya mugabo nimba rinde uriya mu president wabo, mu nyibutso ko yitwa mu president wabo, bamushingiye umukobwa w'umujepe wamurindaga, umugabo bamuhayanda twa nyine barayitoranya, iragenda irizunguza imbere ye, umugabo ashiduka yamubyaje, amutera inda nuko yamubyaje umwana. Ubwo rero urumva bihinguka ku mukwe wabo.
urumva Centre Africa ni umukwe w'igihugu cy'u Rwanda, urumva ni umukwe wabo nyine ni umukwe wabo bihingukaho. Perezida uri muri Centre Africa yabyaranye n'umujepe urinda Kagame, ubwo se urumva se hari ikindi? Ibyo bisasu rero biva muri Centre Africa bikaza iy'ubutaka, bikaza n'amaguru diridiri mpaka i Kigali. Ngira ngo aho ndahasobanuye kandi nkeka ko humvikanye neza. Noneho iyo ugeze i Kigali hari sitasiyo biruhukiramo, bicunzwe ku buryo bw'umwihariko kandi bicunzwe cyane. Uko muzi bacunga umukuru w'igihugu niko ibi bisasu birindwa n'amasipesho ya biriya byihebe. Urumva kubirinda ubivuyeho ni ukuvuga ngo uburinzi bwabyo bukorerwa muri metero 400 metero 300 uvuye aho biri, kuko bifite ubumara bwinshi, ntago babyegera. Birindirwa muri metero 300 uvuye aho biri, cyane ko ngira ngo aho binyura namaze kwasobanura, binyura y'ubutaka bikagera mu gihugu cy'u Rwanda, kuko biza fraude ntago byemewe. Hanyuma rero ndashaka kugira ngo mbabwire aho bideployinze, ngira ngo sinzi nimba inkuru nyibaye ko muyishaka, ariko ngira ngo iki kigo ni cy'umukobwa w'umukuru w'igihugu ariwe Ange Kagame. Ubwo ugikuriye nk'ikiyebe utoza abo ngabo namuvuze ko ari Mustafa cyangwa se Hassani, ngira ngo namaze kubisobanura. Ubwo rero gitanga ubumenyi bw'ibyihebe, hanyuma gitanga ubumenyi bw'ibyihebe. Ubwo nukuvuga ngo gitanga ubwo bumenyi bw'ibyihebe. Aba bantu batanga ubwo bumenyi nago ari Abanyarwanda, oya, ni abantu baturutse muri Estonia. Ibi byihebe nibyo bitoza ibi byihebe nanone byo mu Rwanda, byaturutse Estonia, nibyo bibaha aya mahugurwa yo kwizirikaho ibisasu. Intambara barwana ntago ari kuza bagatera igisasu ngo bagende, oya, igisasu ni ugutera icyo gisasu kuko kiba gisohoka n'umara nawe kigasandarana nawe, kuko nawe ubwe ugitera nawe azajyana nacyo. Ngira ngo abamaze gusoza amahugurwa bagiranye amasezerano n'imiryango y'aba bantu barimo, ni ukuvuga ngo urumva, ni ukuvuga ngo bamaze kugirana amasezerano y'imiryango yabo yo kubaha amafaranga y'intica ntikize barayabahaye, bababayeho nyine nk'abazapfa nk'intwari. Icyo gisasu aragitera agasandarana nacyo, ntago kimusiga imusozi, we ni ukwiheba nyine, aragitera agasandarana nacyo, ntago kirasa ngo kimusige, cyane ko ubumara busohokamo butamwemerera kubaho, n'ubundi agomba gusandarana nacyo ngo agapfa yitwa intwari. Ngibyo ibyo nagira ngo mbabwire. Abangaba baturutse muri Estonia, hanyuma baturutse muri Estonia, ubwo niho baturutse muri icyo gihugu. Ngira ngo ibyo ngibyo ndabisobanuye. Uyu muyobozi w'ikihebe ngira ngo namusobanuye, ngira ngo icyo kirumvikanye. Ndashaka kubabwira noneho amasitasiyo izi ntwaro z'ubumara zideployinzeho. Naraye ngira ngo mbahaye n'abasogongesheho ku mubonjo, nuko nari narabona amakuru yuzuye, ariko yamaze kuzura kuko nako tuba tuyakora ahantu hagoye. Ni ukuvuga ngo iki kigo cya mbere kiri ahantu hitwa naraye mbisobanuye, kiri ahantu hitwa Bigogwe. Uvuye Bigogwe ku kigo cya Bigogwe ni muri metero 3 niho izi ntwaro ziri. Uvuye ku kigo cya Bigogwe niho izi ntwaro ziri, akaba ari naho zideployinze. Ni ukuvuga ngo izo ntwaro niho zideployinze, niho ziri hitwa ku Kanyinya. Ziri ahantu hitwa ku Kanyinya. Bigogwe uvuye ku kigo cya gisirikare ukagera ku Kanyinya, ngo wenda murahazi, ni muri kilometero 3 niho izi ntwaro ziri. Wenda bazi Bigogwe yari mu kigo, uvuye Bigogwe kujya mu Kanyinya ni muri kilometero 3 niho izi ntwaro ziri. Ni naho bazanye n'izi drone zo kuzitera. Izi drone zitera bino bisasu nizo nyine zabaye muri cya gihugu nababwiye, zigomba gutera ibi bisasu byo kumara abantu, n'usandaje icyo gisasu agasandarana nacyo. Ubwo ngira ngo izi drone niho ziri,
zamaze no kwitayarisha n'abazatera ibisasu niho bari hariya ku Kanyinya mu Bigogwe niho bari nukuvuga ngo icyo barindiriye ko ngo uwitwa Perezida Gisekedi yaje kuvuga ati dukeneye ko Abanyarwanda nabo bagira umutekano bati nabo twabafashwa kuko nabo ni bararushye n'indushyi mu bandi muzi neza ko rero bavuze ko ngo igihe Kongo ngo na Kongo ndiho ndayibwira igihe Kongo yatatse igihugu itangiye kurasa bo bazajya bagenda basandaza ahantu hose udusantere turimo abaturage ahantu hose hari abantu nyine biturikiza ibyo bisasu bavuga ko Kongo iri gukora ngo genocide iyo genocide nyine bahita badekarara genocide bati twarabivuze bati dore bati FPR iragarutse interabwo ziragarutse ariko mbabwire ibi ngibi niwa mwana murizi byamaze gusobanuka ngira ngo ejo barabisobanuye muri Loni Gatete ambasaderi Gatete yarabivuze bamutera utwatsi ibya genocide byamenyekanye ko genocide yakozwe na ziriya ndatwe zakoze genocide byamenyekanye ko FPR nta igihari abantu bari ari abana bagiye bavuka nyine kuri abo byeyi abo bana kabashaka gutaha kandi bitirwa iryo zina batazi nta FPR ihari rero reka cyane ko atari nayo yakoze genocide FPR basanze irengana ibyo nyibyo byarasobanutse niba tinya kwitera inkunga natanga inkunga ye ni muyijoining kuko tuzahohorwa n'umuheto urumuheto ni urabohora Abanyarwanda nta kindi kirabohora uvuga ibiri nyuma y'umuheto we izo politike izo diplomasi zimaze imyaka n'imyaniko abantu bavuga ati dukeneye imisanzu bavuga dukeneye iki ubutanga umusanzu nawe utange mu ngabo niyo nama nabagira kandi uyu mwaka no gusoza urugamba wabyemera utabyemera wabikora utabikora ni ngombwa ko Abanyarwanda bagomba kuva mu bwato bwa Karinga niko bimeze ubwo rero icyo ngira ngo kirumvikanye aho bashyira ibyo bisasu biri iyo station iri hariya ku Kanyinya niho station ya mbere iri standby igihe cyose yo kurasa ibi bisasu n'ibyo byihebe byo kwiturikizaho ibisasu bikamara amajyaruguru yose bikiroha bikiyicara n'abaturage aho abaturage bose bari bikajya byisanirezamo igisasu ngira ngo mwarabyumvise bavuga ko mu majyaruguru nta muntu n'umwe bazasiga ndetse no mu burengerazuba ni ibi ngibi rero bateguye ariko indi station iri ahantu bita Ikibungo hari ni station y'Ibyihebe ubwo Ikibungo hari ni station y'Ibyihebe ejo munyemerere ejo nzababwira agace irimo segita n'akagari nzababwira iri Ikibungo indi iri Ikibungo hari indi station yabyo yo kugira ngo izamaraho umurasirazuba nyine bose indi rero ikaba iri mu mujyi wa Kigali ubwo neshatu Bigogwe umujyi wa Kigali na Kibungo ikamara uburasirazuba bwose ukarangira ibyo bisasu barabiteguye izo drone zirahari bamaze gutereninga urumva barahari bari standby yo kugira ngo bitere ibisasu by'uburozi byo kwica abantu bajya babyisandarizaho ngo bazarwana intambara yo kwisandarizaho ibisasu imwe ya jihad batereninze ibyo byihebe bya bindi byose byari igikondo byari kwiwawa bamwe bagiye bajyanayo niko kazi bagiye babitereningamo nibyo rero ubona babyita ibisumizi ibimasa by'ibisumizi niko byitwa ngira ngo ndumva ryiza naritanze niko byitwa nabyo ni ibimasa by'ibisumizi niko byitwa ibyo byihebe kandi ntago ari byo gusa haba harimo n'abakobwa b'ibihararumbu nabo batozwana nabyo urumva bagira abagore babyo bigomba kubana nabo barimo rero nabo barakorana nabo biteguye kwiturikizaho ibisasu Bigogwe barahari Kibungo barahari umujyi wa Kigali barimo bihora biri aho ngaho mu kigo birindiriye briefing byarayihawe birindiriye order ya nyuma y'umuyobozi wabyo abibwira bitangira kwituriza ibisasu uyu ngo Mustafa nyine niwe ubikomandinga niwe muntu niwe ubikuriye niwe ubitoza nicyo kihebe gikuru nyine cyahungiye mu Rwanda gihigwa na Amerika ngira ngo icyo kintu ndumva ngisobanuye ku bari babansabye ubusobanuro bwimbitse ndumva ubusobanuro naba mbutanze kereka wenda ibibazo muri bumbaze niteguye kuza kubasubiza ibibazo muri bumbaze ndabona hari abantu benshi bashya baje Jadi Ineza
Claire. Ineza Claire ne nakubuze, hari message nyinshi wanditse urazisiba. Ndashaka ko tuza kuganira Ineza Claire. Rwose nanjye nemera ibitekerezo bya buri muntu wese, singoma ko duhuza ibitekerezo, ariko umunyabyaha tumurwanye uwo ari we wese, yaba umuhutu tumurwanye tumwamagane nk'umunyabyaha, yaba n'umututsi tumurwanye. Icyo dukeneye ni ubutabera. Ubwo ndabwira uyu sister wanjye nimba umukobwa Claire wanditse iza comment, hari comment wanditse mbere wazisibye ariko nari nazisomye, ndagira ngo tuze kubiganiraho mwese nta muntu bankeneye kugira ngo nkomeretse cyangwa nsitareho, oya mbanyira ngo mbahe ukuri, kandi ukuri nko kuzatubatura. Ngira ngo icyo ndagisobanuye, kandi mu bushobozi bwanjye ndumva naba mpagarikiyeho. Kereka ibibazo muri bumbaze uyu munsi, buri muntu wese uri muri comment cyangwa uri muri chat yemereye kumbaza ikibazo kimwe cyangwa bibiri, ndabisubiza uko byagenda kose. Mfite umwanya uhagije, ibibazo mumbaza byose ndabisubiza, ariko mwibuke nanjye gukora like na sabone. Hanyuma ndagiye rero ngeze ku cyitwa ineza yo munsi y'igiti, cyangwa se ineza ya bose, itsinda riyobowe na Kambanda. Mu by'ukuri ngewe ndi mu bantu bakundaga Kambanda by'umwihariko, kuko Kambanda naramukundaga nkiri no muri kiriya gihugu, nkikorera muri kariya kazi kabo ka intelligence, naramukundaga cyane kuko naramukurikiranaga, numufataga nk'umugabo w'umunyabwenge, kandi koko sinamupfobya. Ariko nimba mwibuka neza, niwe muntu wa mbere ngewe ndumva baravugiye, nimba ari kwitahuka, nimba ari kuri BBC, ntabwo ari ukira yavugiyeho, yavuze ati kariya Agatsiko kagomba gukurwaho n'umuriro, ati ugutwi kwene kumva bagushirije. Ibyo jambo Kambanda yararivuze, ati nta kindi cyakorwa batagakujeho umuriro, ati ni abantu kuki batinya gufata ibikoresho. Ni nawe yavuze ati ndavuga Kambanda, ati na Sankara turamushyigikiye, ati ngewe niba namufata, ati nzanamuburanira mu rukiko, ati niteguye kuba namuburanira. Icyo ngira ngo Kambanda ubwe, nimba mutaracyumvise, ngewe Theoneste naracyumvise. Ejo bundi rero muzi ko induru zabaye nyinshi, bati hagiye kuba ineza rubanda, bati abantu bagiye guhura Kinshasa muri Kongo, abantu bagwa mu kantu. Urumva? Ese wowe ntabwi hari abantu dukemanga. Urumva? Nyanaka ntamvuze izina, nyanaka turamukemanga, ese kuko ariko hariho ndi buvuge ntashobora kwihanganira rwose. Mumbabarire, yaba yaba Ineza Claire n'abandi, yaba ukuri kose, yaba ndetse namwe mwese n'abamukamusoni, reka mbabwire. Ndavuga kuri uyu mugabo umwe witwa Ambasaderi Eugene, Banyarwandakazi. Uyu mugabo ashobora kuba wenda yaragiye no kuri urwo Ambasaderi ntaravuka, cyangwa se n'uruhinja, kuko ni umugabo ukuze. Umwana we reka mbyihoreye, ni umugabo ukuze, ni umugabo wabaye Ambasaderi. Ageze aho atubwira ko ahunze. Nubwo yari ahunze, ariko ngewe ndamukemanga, kuko bavuga ko yaba yaragiye konera umukuru w'igihugu, umugore akamucira isera, akavuga ati nyamara ibintu twakoze byatamburitse, agahitamo guhunga, kuko urumva ko yaba yarakoze ibara. Noneho ibyo bimaze kuba, umugabo abazanye ineza rubanda, bati harimo Eugene, harimo nde, ariko mwibuke ko kuri leta yabanje, iyo umubyeyi w'igihugu Habyarimana niwe muntu wasinya ko asaba ko igihugu gifatirwa Mbariko, arabyemeza, afatanyije n'abandi bahutu bakarya babo. Abo bahutu harimo umuhutu witwa, nimba ari umuhutu nimba ari kisimbizi, ariko nawe yari Ambasaderi, yitwa Jean Marie Vianney. Ntago simvugira mivumbi kumuvumba, nawe ari mu bantu basaba igihugu cy'u Rwanda Mbariko, batanze igihugu, bagurisha igihugu. None umunsi ariho barabwera bari aho ngaho
vuga biriya bintu birambabaza bikama kubona umuntu atanga igihugu akakigurana abandi bakakigurana abagore abandi bakakigurana ubwoko umuntu w'umugabo urumva kwarangiza uyu munsi none ko muguye mu buhungiro ntabwo ari mwatanze igihugu mukaba mudashaka no kugira ngo mujye imbere mumanze umutwe wanyu bana bari mu ishyamba bega muri cangaho ngo ntago mushora uriya nibyo njya mvuga abana banyu bari mu ishyamba ni bangahe bari gufatanya na FPR cyangwa na FPR ni bangahe abandi baraho ngaho baragiye bayoka inkotanyi bashyiraho amategeko ngo tujye kwashyira mu bikorwa ariko uyu munsi rwose si mwe mwatoga amategeko kandi mwara minisitiri ambasaderi akajya kugambana ngo bafatire igihugu ambarigo none uyu munsi araza avuga ubusa njye mbona nta kintu uvuga babarere kuko ntago nimwe mwakinwe gifatirwa mbarigo nimurangiza ngo abantu bose babane gute ko mwagitanze ntago bakiba mu rwoko bumwe nta bundi mumbabarire nta bundi bwoko mu gihugu habaho jenoside yakorewe abatutsi bivuze ko nta bundi bwoko buhari ngamoko yavuyeho kireka abatutsi ntabaye nta ngengabitekerezo ngendera ku magambo mwivugiye nta bundi bwoko mu gihugu kireka abatutsi ariko kandi ngenzi ko hari amoko atatu hari abahutu n'abatutsi n'abatwa ntago nzi nimba abo bantu muzabambura bwoko bwabo kubera inyungu zanyu zo kujijisha abantu hanyuma uyu ambasaderi ari we wabyaranye n'uwo mugore bava ngo afite y'umwana Eugene ejo bundi ati nje kubacyura nje kubabera umuyobozi nje kugira ngo nzanye ineza ya rubanda ineza ya rubanda wafatishije igihugu ambarigo urangije ujya muri Loni abantu maze kubicisha arimo mwateguye jenoside ajya muri Loni uzi ko hariho itsembatsemba n'itsembabwoko urumva cyangwa se jenoside rwande araje muri Loni asaba ko jenoside abandi bantu bavaho bapfuye ikitwa jenoside tutsi gusa byakozwe n'uyu ambasaderi kugira ngo gacaca ifunga umuhutu wese ntihazagire uwitwa umuhutu cyangwa umutwa wongera kuzumvikana mu gihugu azapfe ku isi hose aravuga ati nta muhutu wapfuye hapfuye abatutsi nibo ndobanure nizo ndatwa nta wundi muntu wapfuye nguwo umugabo wakoze iribara uyu nguyu Eugene ariko ngo niwe muntu ngo uri kudirisha niwe uri imbere ngazanye neza iyo neza irihe iyo neza iri igihe cyose atarajya imbere avuga ati wenda niyicuze avuga ati nakoze ikosa wenda tubeshya ati naguye mu mutego ariko kumbwira ngaza nta neza azanye nge ntayo mbona kandi nubwo ari we mvuze gusa hari n'abandi nkemanga Inyamirambo uriya mukecuru hari no kwa Gatarama bamuvugaho ndabakemanga ko bataragisobanura ibyo ni ibintu mvuga mbabwira nti ntago tuzemera ko umuntu turo dukemanga igihe cyose atarasobanura ngagiye imbere ngazanye neza abanyarwanda ntago bushoboka ntago bibaho kubera iki kubera ko ngewe ntago nubwo wenda mbica kunuza uzabyivugira ntago ari uko ukuri turakuzi ntago ari uko tutazi ukuri turakuzi ngo rero mugomba gusobanura ibyo muregwa mbere yuko mujya kubanga umuzanye neza abanyarwanda ntago ari uwo gusa kandi harimo n'umusaza winda nini abantu mvuga nk'umuntu witwa umuhutu uzi ko yagambanye akagambana umubyeyi w'igihugu bakamwica bakamurasa yaramugize icyo ari cyo yarakugize ambasaderi muri Ethiopia cyangwa umudiplomate muri musaza Celestine n'abacondo abo bose condo agenda yihinduranya ndi umuhutu kandi ari umututsi watumwe kuza kumara abantu uyu nguyu Celestine araho ngaho arabyina nyancaca yahemukiye abahutu kubera kazi ibyaha yakoze ariko agiye mu neza nawe aremeye baramukoresha kugira ngo amare bene wabo ntago bizaguhira wa musaza we twacanye ku maso ntago tuzemera ko mushobora kuza gutoba igihugu ari mwebwe muhora mutwicisha umunsi wo igihe cyose tuvuga mutwicisha mwaratwiciye ababyeyi mwaratwiciye abana mwaratwiciye bashiki bacu mwaratwiciye ibyo ntago tuzigera tubyemera n'umunsi n'umwe ntago bizashoboka nibyo nari nsobanura ndavuga
Gasana. Iyo neza ya rubanda ni neza ki? Katari yajya hari imbere avuga ati ngewe rero narakosheje. Muri uwo mugabo n'uwemera n'icyaha yakoze. Nge ndamwemera kuko umuntu uvuga ati nge nakoze ibyaha none nje imbere yanyu mumbabarire mu nkoze ariko narabikoze. Afazari hariko wahumuriza ukavuga uti umuntu ndamwumva. Hariko igihe umuntu aza akajya ahora bigira abanyabwenge bari gukorana n'abahutu binda nini bari aho ngaho bagambanye bagatanga igihugu uyu munsi bakaba aho ngaho oya ntago bishoboka uyu mwaka no gusoza wenda hazasigare abantu 5 ariko bazamu gihugu gitekanye bazamu gihugu gitarimo amarimanganya niki turabizi ibitambo n'imyico cyagenda urumva ndabizi ko ibuye rimeno ku rwondo rugisukuma ibyo ndabizi bambwira ngo ndapfa gupfa sengewe nago ntinya gupfa nzagenda umunsi wanjye nugera nzagenda nta upfa mbere yo gupfa nta nupfa nyuma yo gupfa ubwo bwoba naraburenze kera kandi ubimbwira ngubwire ngo ibuye rimene ku rwondo rugisukuma ntukajye uza gutera ubwo batirwanya kandi ntago bushoboka rwose icyo ngicyo cyo ushaka unabyihorere namaze ibyo ndimo nzi impamvu mbirimo ubwo rero ngira ngo ejo nibwo yongeye ajya kuri radio yabo nawe unyumvire koko ndavuga uyu kamba niwe nyiriho mumbwire aho mubeshyira ushaka kugira record ndayifite ati yewe ati abantu bakoze ibyaha ni benshi ati ntago twabona bije yo kubaburanisha ntitwabona amafaranga abacamo bane baboneka ibyaza twara imyaka nka 400 ati ni ngombwa ko habaho kubabarirana ngo ntazagira umuntu numwe musirikare komera handa kubona wahageze karibu musirikare karibu ukuri kose karibu nabandi urumva ati ntago twabona bije yo kubaburanisha ataba abantu ati ni ngombwa ko bagomba hagomba kubaho ngo kugira ibyo birengagiza ngo bakagira ariko akumira n'amavunja koko ngo hakagira ibyo birengagiza ngo hanyuma ngo hakagira ibyaha bimwe na bimwe ngo bababarirwa kuko ujye umbwira nawe mujya mumbabarira hari ibintu bimbabaza urumva mbana gato ngo bakagira ibyo birengagiza bakagira ngo kubera ngo abantu ari benshi ngo hanyuma ngo icyaha ngo batazapfa gutorera ngo cyo kizakomeza kikabaho mwumve babantu uko ari abanyamayeri mwumve ukuntu ari abanyamayeri ngo icyaha batazatorera ngo kikagumaho ngo rwose ngo kiko kidasaza ngo ni icyaha cya jenoside ako kantu mwakumvise bavuze ko bagiye kubabarirana nta muntu uzagira icyabaza buri muntu wese agomba guceceka ariko ngo icyaha kizagumaho ni icyaha cya jenoside kubera ko jenoside hari abo bayitwerereye ntizongera kuvuga ngo igaruke ngo icyo kintu kigaruka twongera tukiburane twemeza bayikoze ubwo umuhutu wese azakomeza yitwa umujenosideri kubera ko habayeho kubabarirana abemerwa icyo cyaha bazagipfana mwabumvise nkuko mubizi ko na n'uyu munsi padiri wo mu gihugu cy'u Rwanda atemerewe gutanga pretensiya y'umuntu wakoze icyaha cya jenoside cyangwa ugikekwaho uwo muntu yageze imbere ya padiri aramubwira ati hoya gende muri FPR bakwandikira urwandiko ibyo bintu niko bigenda haraho bivuga bati turwanya kandoyi ushaka kuba wangarita ushaka kuba nge ntago nanga igihugu nkunda igihugu cyanjye urumva ariko nanga FPR n'abambari bayo FPR rero ntago ari igihugu kuba nyanga ari uburenganzira bwanjye nta nubwo nzayikunda nzayanga iteka ryose aho nzagera Uwiteka nteguriye ntago nzigera nkunda FPR urumva kuko bakoze ibi byinshi kandi bashaka gukoresha bene batwebwe ibyo rero ntago ari ibintu nshobora hari igihe nzatanga reka mbabwire aba bantu n'abagome nta nubwo birenze n'ubugome n'amashitani kuko ndibuka rimwe mu barenze inyuma ubwo bajyaga baza kudutoragura batugera muri training nabwiye ko nakoze training ya komando y'imyaka 4 ariko gifata utinya umuntu ufata umwana w'imyaka 17 akamanza akakoza akagutegura imyaka 4 nyuma y'imyaka 4 ukaza mu kazi imyaka 5 yaraguteguye ataragukoresha ureba ibyo abandi bakora umanze urebe uko bica uko bashimuta uko bagira gute ari aho ngaho ubundi babandi bose yakoresheje
bamara kumara imyaka 10 15 bakamwicira baguhaye akazi urabakorera uri gukora ibyo bakwigishije nyuma y'imyaka 15 barakwica nawe uko niko kuri uzashaka kuba impakanya nzazana amazina yayo bishe barakwica kugira ngo ibikorwa bibi mukora ibikorwa hatazagira umuntu bimenya hatazagira umuntu bivuga bigume mu ngoma y'indatwa n'abambari bayo uwitwa hatarazabaga byinshi dore niwe uyobora interforce Gacinya uzabaga byinshi Karisma abo bose mvuga aba bajenero bose mba ndi kuvuga muzabazwa byinshi kuko ibi bintu ni plan mwateguye ntago turwanya kandoyi ntinya kubivuga kuko ibyo mukora abo mwishe abo mugenda ni ibintu nzi ubwo naringiye worosije ariko nagarutse noneho uyu nguyu Eugene uyu Kambanda akavuga ati twebwe ibyaha biravaho abanyabyaha tubabarirane ariko hasigara icyaha kimwe cya genocide muri make abajenosideri niba abandi nyine urumva mu mayeri menshi kwirukana Kagame ukuraho Kagame ukimika Kambanda na Eugene bashobora kuzaba babikuruta Kagame ubwo navuga nti urwo rugamba nta kintu twaba turwana kuko urwo rugamba rwarugoye abo baza bagahorahoza no wari usigaye bakamuhorahoza ntago nkubeshye icyo kora nimba bavuga ati twebwe abicanyi nabo turamaza tubashira uruhande mu tubajonjone mvuge ni turwanya kandoyi hari umuntu nkemanga namanza vimo bakabyemera aho mfite kuno natorera n'abandi bagatorera ariko nimba dukemanga umuntu akaba ari ugiye kuduhagararira akaruza nyine za rubanda akaba ari wabahoje ibintu by'abantu yaragera bahoza imisozi yose za Muyumbu mu Mutara kandi wabahozaga amasambu y'ababyeyi bacu bamazaga kubica uwo ngongaraje ari mu neza rubanda sinkuvuze ntuwizi ni wabahoje imitungo yacu none abantu biwanyu bayicayemo ubu ni woje kuduhagarara hari kakumiro n'amavunja koko umuntu yarabohoje hari mu neza atwara imitungo y'abandi iyo yatwaye aricaye yarabishe barabohoje imisozi za Muyumbu barabo simbazi se ni mubizi ko Muyumbu muyabaraya mwaratwaye nka izagikomero za Rutunga mwaratwaye imisozi murakata amazu y'abandi mwarabohoje hari mwica banyirayo ibipapuro mwabyandishe by'imitungo y'ubutaka arimwe muyifite uyu munsi muri ratsinda ry'abantu 15 uri hagaze imbere y'abantu nabwira ndagukemanga abantu turwanya kandoye afite urwangano nta rwangano ngira ariko ngenda gukemanga erega ni muvemo mumanze mwirege uriya mukecuru uriya mudamu kwa Gatarama muvuga muti yaguye aha nabikoze gutya irege nawe ntabwo tuzabyemera reka ntabwo bishoboka ujye inyamirambo usobanure bari abadamu mwagiye mwica nkuko babigushinja ntabwo ari bigushinja none ashaka tuzakora deba nzana abantu hano n'abasirikare yewe na Colonel Makanza arimo ibyo ngibyo ni ibintu bigomba kugira gusobanuka ngenge mbwira abantu igihe cyose ntabwo uzahisha ukuri ngo utugire urwana tugomba kuyoborwa n'abantu batamenye amaraso kandi reka nkubwire njye mu cyifuzo cyaturwanya kandoyi nifuza ko twayoborwa n'umuntu w'umuturage w'umusivile utaragiye mu gisirikare njye niko nifuza ko nta musirikare abasirikare barinda igihugu nk'uko bisanzwe ariko tukayoborwa n'umusivile nicyo nifuza aho niho mpagaze kandi ni mu bitekerezo byanjye cyane rwose ubwo rero bati Kambanda ati genocide yo tuzayivugaho ariko abantu nibababarirwe ati imanza ni nyinshi nta bije se ni wowe uyitanga bije se abantu habonetse yo gucira imanza abahutu uyu munsi abataragiye rusha ese abantu muri FPR bisha abantu kandi bateguye genocide ko bataracirwa imanza uragira ngo uzubizemo ko ntabwo tuzabyemera n'abasirikare bo muri FPR bateguye genocide bagahanura indege y'umubyeyi w'igihugu Habyarimana umukuru w'igihugu umubyeyi abantu bose yatambukaga amashyi bakayamuha ari mu kirere bagomba kujya imbere hanyuma bakaburana gacaca bikaza tukabashinja n'abaturage n'abantu b'abaturage bashinjira abantu ibinyoma bagafungisha abantu bakabatwara imitungo abo bantu tukabashinja abazabashinja barahari
urumva impirimbanyi zirahari zigomba kubashinja ni ngombwa tuzabashinja ba makanzu barahari nanjye ndahari ba muhima barahari n'abandi bagomba kubashinja hari ibyo bakoze turabizi ariko igihe cyose umuntu aba bantu mubamagane bari kuza ngo nta manza zizabaho ngo imanza zigomba kuvaho ngo abantu ni benshi ngo ubutabera ngo ntabwo byashoboka ngo hazagira ibyirengagizwa nta kintu kigomba kwirengagizwa kuko ntacyo twaba twaragiriye muri iri shyamba nta kintu na kimwe kigomba guteshwa agaciro umuntu we izo manza abo kuzica barahari ngira ngo nimba narumvise neza numvise ejo no muri guverinoma ikorera mu buhungiro y'u Rwanda numvise barashizeho minisitiri w'ubutabera nimba narumvise neza mubabarire ariko ndumva byarangoye mu gutwi niba hari minisitiri w'ubutabera bivuze ko hari n'abacamanza niba bahari ubundi se ko abacamanza bahari urumva barahari abacamanza bagiye banahunga numvise ko na Inosa nawe ngo ari umucamanza wo muri guverinoma y'u Rwanda hari ngira ngo urumva n'abandi nkayo barahari abacamanza abagiye baca imanza za gacaca bagiye bazica batazi gusoma no kwandika urumva n'uriya wambaye amapeti yenda kumutura hasi y'intugu yaje azi gusoma no kwandika ntabwo ari twe bakoreshaga amaraporo yose tugakora amaraporo tukagera gute bakatwica bakatugira zenge none uyu munsi niba bari aho ngaho haratambuka wati ibyongereza biri aho ngaho bipfuye bitagira na 12 uvuga utanandika utwa nanjye utarabyize ngaho muri za magana ngahe akareka ibyo twarabihaze aho tugeze ntabwo dukeneye umuntu uri kuza kudupfunyikira rwose mwaneza mwe itsinda rya Kambanda ibyo mushaka nimumanze murebe ibirayi byaba bikemangwa biriho akantu k'agahuyu bive mu bindi hanyuma noneho erega nabo nibirege ntago kabone n'ubwo ngo ufite imbaraga magana ngahe nabo bampatse ibihugu ushobora no kuzaza wenda uteretswe na bampatse ibihugu ibyo nibyo dushaka kwibohora ntabwo dukeneye ko bampatse ibihugu aribo bagomba kuza kuduterekeraho abantu bakoze ibara bisha abantu urumva bagomba nimba tuvuga turamagana kandoyi n'agafuni undi akazana urundoyi ahubwo akazana urundoyi akazana ipike akazana amajagu yo kugira ngo ajajanga abantu bose bamaganya kandoyi urumva uwo mushaka kuza nawe azazana urundoyi wo kujajanga akandi nakandoyi n'agafuni kana bakata kagufe bagendana ku ntugu bakubita we azazana ipiki n'amajagu yo kugira ngo amare abantu bose niyo mpamvu tudakeneye ko umuntu wese dukemanga agomba kuduhagarira kabone nubwo na Gisekeda byumve aho ndi kubivuga abumva ururimi rw'igiswahili mu bimubwire kabone nubwo yajya kubakira ntabwo dukeneye abantu bo mu neza hariya dukemanga nibareke hagenda abantu tuzi urumva tuzi ese nuko rero hari umuntu wavuze uyu mushiki wacu yavuze ngo abandi ngo baka imisanzu ngo ariko ngo ineza yo nta misanzu yaka ngo bwineza kubera ko itaka abantu imisanzu ngo nigomba kugira reka mbabwire umuriro w'amashara iyo ucanyura gurumana ariko umuriro w'inkwi bateka ibishyimbo gake mpurampura ni ukuvuga iki rero mushobora kwihuta kubera ko ngo wenda ngo batabaka amafaranga y'imisanzu ariko uko batayabaka abavuze mwese bakagera mu gihugu mwese babaha amafuni ibifuni nako si amafuni ni ibifuni bakabakubita twese bakaturangiza niko bakora bariya bantu ni ukuvuga iki rero kuba ahubwo abantu batanga umusanzu nibo dukeneye kuba duhagarara kuko umuntu utangaza imvune yabo uwakira umusanzu nawe azi imvune yabo ni ngombwa ko tugomba no kubahagararaho naho kumbwira ngo umuntu yaka umusanzu uwo utaka umusanzu nyine ni mpatsi ibihugu uje kumutereka hariya aje kuri briefing ntacyo azatumarira kubera ko aje bamuhaye amafaranga aje bamuhaye ibintu byose nta mvune afite ntazi ko umuturage yigwa ntazi ko arara ibi byose ntazisitira ko tubamo uwazaza twese tuvuga cyane ko batangiye no kudutera ubwoba ngo bazatwica kubera ko tutemera kwibuka ineza ngo ntabwo tuzabona amahoro ntabwo nzapfukamira karinga byararangiye urumva ubwo rero nyabuneka abantu bose mwamagane tugomba guserukirwa n'abantu tuzi
kandi batakoze amaraso bakamanza bakanigaragaza. Na Gisekedi yitonde kwakira abantu ngabo bo mu neza, harimo Gasana Eugene, harimo abo bacondo babagambanyi bamiye kugambana, harimo bariya uriya musaza Celestine, harimo ba Jean Paul, harimo n'abandi ni benshi. Abo bantu bose ntago dukeneye, nibareke twirobanurire. Ntago Gisekedi ari uzajya kutushiriraho abantu tudakeneye kandi dukemanga. N'uri ntacyo zabakeneye cyane ko abangabo bagenda ko buri gihugu nge siranata. Reka n'ubundi ntacyo twaba dukoze. Tabiri hanyuma yo byari biri. Nanze Kagame ko mwamugiye kwimika, noneho mwamugiye kwimika Nyamabara noneho izahera ruhande. Muwe ko babohoje, none ko mugiye kwimika amasambu yanyu barakariho bayabohoje, kariho bayatwaye badafite n'ubushobozi, bafite ubushobozi bw'icyo gihe umunsi ukaba barahunze. Noneho abasigaye mwebwe bana babo twebwe bazatwica twese baturangize, kuko n'ubundi batubohoje tukiriho. Sinayo bwese bazagenda bakora zantera hamwe zabo ziriya za Kayitare zamenye kumara abantu, nabo zizakora kuko bari abantu nibo bakoresha. Mujye mu bavuga se ntago bishoboka. Mumbabarire natinze, ariko byari ngombwa ko mbahaye